Reka ngushimire wowe wamaze gukora subscribe kuri Mugabo Riyo Estate, nkubwira ko uri umuntu w'agaciro cyane, nkwifurije kugira intangiriro z'umwaka nziza cyane wibereye kuri Mugabo Riyo Estate, ahantu uzajya ukurikirana buri kimwe cyose kigurishwa kandi mu karere ka Bugesera ndetse no mu nkengero zaho. Iyi ni etaje ya 2 in 1 ifite n'ikibanza kinini isagura inyuma yayo. Ngira ngo naturutse ku muhanda kuri kaburimbo kuko ikora kuri kaburimbo neza, ngiye kubereka ikibanza isagura inyuma yayo gifite agaciro nibura ka miliyoni 25 cyangwa 30, kuko ni ikibanza kinini gifite ubuso burenga 500. No kuvuga ngo kuva kuri rwa rukuta rwa etaje rw'igipangu cya etaje ukazamuka hose mubona hahinze ibigori, gikora kuri uyu muhanda. Iki ni ikibanza iriya etaje isagura inyuma, ariko nanone gifite icyangombwa cyacyo cyihariye, wagikoresha uko bishaka. Ngira ngo urabona ko hano ni mu gikari cy'iriya etaje, ayo ni amanekise yo mu gikari, amatuwarete yo hanze n'ibikoni byo hanze. Just murabona ko hariya hahagaze abagabo babiri, ni kuri kaburimbo. Iyi ni korutire y'iyi etaje. Reka tumanuke ngende mbereka, ni etaje nziza ya 2 in 1, ifite shambure 7, ikagira n'amadushe n'amatuwarete mu nzu ahagije, ikagira n'ayo hanze ndetse n'ibikoni, ikagira n'igikoni mu nzu cyiza cyane. Hanyuma ubwo igikoni kiri kuri buri side, no kuvuga ngo nk'uko mubibona ni kuri kaburimbo neza. Ni etaje iri hano muri Nyamata mu mujyi, imbere gato ni ku Gakiriro ka Nyamata, hirya kuri ariya mazu. Just murabona iyi ni gate ya mbere yo kuri iyi etaje. No kuvuga ngo hano kuri iyi gate ya mbere hafite ibyumba 3, salle de bain 3, douche na toilette ndetse n'igikoni cyo mu nzu. Hanyuma iyi ni gate nanone ya kabiri nk'uko mubibona. Imbere hariya imbere ni ku kibuga aho bita kwa Sarongo. Dore gate ya kabiri ari ifite chambre 4, ikagira na salle de bain 4, hanyuma n'igikoni. Urumva buri kintu cyose muri iyi nzu kirahari. Uyu ni umudugudu wa Gasenga ya kabiri. Ngira ngo murabona ko iyi ni ya side yo hepfo hazwi nko kwa Edison, ahantu hatuwe cyane cyane. Ngira ngo ubona ko rwose ari inyubako nziza isobanutse, ibyumba 7 muri no etaje yose.